Yes, reka twongere tubasuhuze cyane rero tubifurize igitondo cyiza tubahaye ikaze mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva mwerereye waba rero utwumva uri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye waba utwumva uri ku mugabane w'Uburayi abatwumva namwe muri ku mugabane wa Amerika abatwumva muri ku mugabane wa Asia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye reka mwese tubifurize kugubwa neza nako kandi tubaha ikaze mu makuru agezweho amakuru yacu akaba agiye kugenda n'ubundi agaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari ariko by'umwihariko tukaba tugiye kugenda twibanda hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho rero utwumva uherereye rwose wumve ko wamaze guhabwa ikaze hanyuma rero abantu mwese mwakanze subscribe ndabashimiye cyane hanyuma ariko nawe niba utarayikanda yikande nonaha kugira ngo tuzajye tubana mu makuru buri ko dushyizo ikiganiro uzajye ubona inkuru ikihagera. Hano rero twe turi mu gitondo cyo ku munsi wo kwa gatatu turi tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu turi mu mwaka wa 2025 muri iki gitondo rero ndaje mbabwire ko imirwano ibyutse ica ibintu n'ubundi mu gace ka Katana aha rero ni hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu aha rero hakaba ari mu birometero bike werekeza mu mujyi wa Bukavu nk'uko rero amakuru arimo kutugeraho hakaba habyukiye imirwano iby'imirwano ese iramutse biteye bite ibiro nabyo tukaturibuze kugenda tubigarukaho video rero n'amashusho rwose tukaturibuze kugenda tubibagezaho hanyuma turaza kugaruka n'ubundi hano muri Warikare ishyitwa reinforcement cyangwa se kudeployinga birimo birakora ingabo zirimo kugenda ziyongera muri bice biracya bishyirero kuba hagiye kuba urugamba ikomba ikomeye cyane ubu tuvugana zimwe imibare imwe y'abasirikare b'ababirigi bamaze kugera hano muri Warikare twamaze kuba tuyimenya hanyuma iyi rero mibare ikaba irimo kugenda yemezwa ndetse rwose n'abaturage bari hano muri Warikare bemeza ko abasirikare b'ababirigi biri tayari biri official rwose ngo bamaze gukandagira hariya muri birabice ndetse ngo bakabazanye n'imbunda ziremereye cyane drone ndetse n'ibindi bigomba kubafasha guhasha M23 ese ku ruhande rwa M23 ho biteye biteguye bate umuriro ugiye kwaka ndakubwiza ukuri haraza gusha bamwita Toma Robanga uyu nawe afite umutwe ubarizwa hano cyangwa se aba hano muri Ituri uyu mugabo yamaze gutangaza ko agiye kujoininga AFC hanyuma ndetse kandi agahita atangira ama operation ese kubera iki yahisemo ibi bintu byose rero tukatugiye kugena nabyo tubibabwira ndaza gusimbukira n'ubundi hano muri imijyi ibiri bwo ndavuga umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu naho turebe uko haramutse ndetse yewe tuze kureba mu gihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niba ari ubwoba niba ari iki uyu mugabo akomeje kugenda agaragaza ko mu by'ukuri atari kuryama ngo asinzire bitewe n'igihugu cy'u Rwanda ariko byose inkomoko akaba ari umutwe wa M23 ukomeje kugenda wesagiza ubaraza ingabo ze ziri hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse ukaba ukomeje kugenda umurya isataburenge wegera iki gihugu cye cy'u Burundi bityo rero akaba yatangiye kuvuga ko mu by'ukuri M23 yaramuka igeze hano mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se yinjiye mu Burundi nawe ngo hari akayira kubusamo rwose akagomba guhita kamugeza i Kigali niba rero afite imyobo yacuku igomba kumugezayo niba zaca mu kirere niba zaza ku ntara cyangwa se ku gakoko nta wamenya ibi nabyo turaza kugenda tubigaruka icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe wowe gusa hanyuma ugakanda no kunzogera ibindi byose ukazajya ubiduharira cyangwa se ukazajya utegereza ikiganiro kikagera tubahaye ikaze. Reka rero amakuru yacu mu buryo burambuye tuyahere hano muri teritwari ya Warikare iyi rero ni teritwari irimo kugenda ivugwamo amakuru menshi cyane ni teritwari bakubwira ko niyo teritwari nini muri teritwari zigize Kivu y'Amajyaruguru ariko kukuba ari teritwari nini ntibikuraho kuba ariyo teritwari ituwe n'abaturage bake kuko igice kinini n'amashamba ni teritwari ibarizwamo cyangwa se niyo irimo amabuye y'agaciro menshi hano muri Kivu y'Amajyaruguru ikaba ari nayo irimo ndetse n'ibinyangara cyangwa se icyo twita amasosiyete acukura amabuye y'agaciro menshi yo muri bihugu by'amahanga
aho usangamo ibi masosiyete cyangwa se igihugu cya Canada, ugasangayo Ububiligi n'ibindi bihugu ntagiye kurondogora, ni byinshi cyane birimo gukorera hariya, Ubushinwa n'ibindi bitandukanye. Uyu mujyi navuga ko cyangwa se iyi Walikale navuga ko irimo irakontororwa na M23 maginga ya, nyuma yuko M23 yafashe uyu mujyi cyangwa se iyi centre ya Walikale. Iyo wafashe Walikale ku zone cyangwa se wafashe zone y'ahantu, niwo uba ufite controle, dore ko n'ibibuga by'indege bimwe na bimwe biri hano muri Walikale birimo gukontororwa na M23. Ibi rero ntago byigeze byoroha, ntago byigeze rwose bishimisha ibihugu n'ubundi bicukura amabuye y'agaciro. Ngira ngo n'ubundi Ububiligi bwo bwari bwamaze kubona ko ibintu biri kugenda byerekeza, ariho biri kugenda byerekera kwikubitiro, buhita bwemerera Kongo ko bugiye kubaha ubufasha kugira ngo buhangane na bashe guhangana na M23. Ariho hahandi nyine bavugaga bati, rwose nitureba nayo baraza M23 iragera hano muri Walikale itangire itubuze gucukura, kandi kuko yageze hariya rwose ibyo bikorwa byose bisa n'ibihagaze. Icyo gihe rero imirwano ariko yari ikaze hano muri Sud Kivu. Ababiligi bahita batanga kwikubitiro drone zigera ku 100, batanga 50,000 by'amayero bigomba gufasha FARDC n'ubundi gukomeza kubaka igisirikare n'iki byose. Ariko uyu ngubu urebye wasanga barayarigishije, donc bakora ibintu byose bishoboka kugira ngo M23 bayice intege. M23 biranga, bibi by'ubusi byo bahomyahomye biranga rwose. Bagiye kureba basanga M23 n'ubundi yamaze kugera muri Walikale. Noneho baravuga bati indi plan B, iki gihugu cy'Ububiligi buramaze kubibona nacyo, wenda ntago wagishyira nko mu hari ibihugu biri hasi cyane mu bukene, ariko Ububiligi nabwo naje gusanga rwose nabwo bitewe n'uburyo bwitwara nta birenze, donc nta bya mirenge bufite. So rero hari hamaze iminsi hari kuvugwa ukuza kw'ingabo, ukudeployinga ingabo kw'iki gihugu cy'Ububiligi hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo mbibutse ko Tshisekedi yagiye gusaba ingabo cyangwa se umusada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko ngo ashaka ko ingabo za Amerika ziza hano muri Kongo bakabaha aho gucukura. Aho ngabo bari gucukura ngo bizatuma M23 ihatinya cyangwa se itahatera, kubitewe nuko hazaba hari Abanyamerika. Kwikubitiro rero izo ngabo ntabwo twigeze tumenya niba yarazemerewe cyangwa se yarazimwe. Bikiri muri negociation cyangwa se kibinegosiya, twahise twumva ngo Ababiligi baje, twumva indege yageze hano za Lubumbashi, ahanyine za Kindu, irazigera Kinshasa, iza hano za Bujumbura, aho se ngo ariko iri kugenda iri kwanyanyagiza ibikoresho ndetse n'icyo twakwita abasirikare b'Ububiligi. Mu kanya gato cyane rero kashize, amakuru maze kumenya ndimo ndakesha n'ubundi imbone yanjye iri hano muri Walikale. Hano mpafite imbone nyinshi, ariko by'umwihariko akaba ari uri hano mu bice bya za Kindu. Iyi mbone yanjye impa amakuru iri hano muri izi akise za Kindu. Ngira ngo kameramani yatereka aka video kakwereka hara za Kindu. Aha rero ni mu nkengero cyangwa se ni mu mbibi za Walikale. Harimo kwirunda ikintu cyitwa abazarendo benshi cyane. Hamaze kugera, murabona abo bose ni abazarendo. Abo bose muri kubona ni abazarendo bamaze kuhagera, ni benshi cyane. Iyi wazarendo rero ngo ikaba yaje gufatanya n'ingabo zigera kuri 300 z'Ababiligi zamaze kugera n'ubundi hano Kindu ikaba ihereranye cyangwa se ihanye imbibi na
imini Warikare. Kindu ihana imbibi cyangwa se iri mu gice gihana imbibi na Warikare, aho iyi Wazalendo ngo bamaze rwose kuhagera ari benshi cyane, ni benshi baturutse imihanda ndetse n'imihana. Noneho ngo ingabo zigera muri 300 z'Ababiligi nizo zamaze kuba zigera aha hantu, zikaba ngo zazanye ibikoresho ndetse bifite birimo n'icyitwa char de combat, zizana drone z'intambara ngo zidasanzwe. Rukabije ngo baje kugira gute, baje guhangana na M23 ngo bipfoke bagomba kugira ute, kuyisubiza inyuma. Ntabwo ari ahangaha gusa aba bagabo badiployinze, ndagira ngo mbibutse ko haba mu Bujumbura, sinzi niba ari byo uyu mugabo Neva byatangiye gutuma atangira kugenda avuga amagambo asa naho asa n'uri gushotora igihugu cy'u Rwanda, kuko nuza kureba imvuga arimo aravuga ni nko kurakaza. Ibi nibyo Gisekedi n'ubundi mu minsi yashize yavugaga akibona abahebu n'abaki bose barimo baraza ndetse n'abamiliseneri. Donc ahubwo n'abamiliseneri akibona afite abamiliseneri barimo kuza n'ibindi bihugu biri kushaka kumuha umusada. Murabyuka nibwo atangiye bwati nge nahagarara igoma nkarasi Kigali, harimo nashaka n'amajwi arimo aratora amatora arimo aragenda yegereza, nibwo yagendaga avuga ayo magambo. Nibwo yakundaga kwigamba ayo magambo, ariko bigeze nyuma biramucanga. Uyu mugabo niba ari kubona izo ngabo z'Ababiligi ziri kwisuka hano n'ibikoresho, mwibuke ko na South Africa nawe mu makuru twamaze kumenya nuko wenda ahubwo abantu bashobora no kwiri kuhagera abantu batari kubimenya. South Africa nayo yamaze kwidekara, donc yamaze gusa n'iyidekarara ndetse na Angola ko bigiye kuza kurwana, bikaza bitaje muri SADC. Ibihugu bigiye birashaka kuza kurwana nkuko Uburundi burwana. Aya ni amakuru yandi aje nibutse ntari nabagejeje, ariko namaze kumenya ko South Africa ndetse na Angola barashaka kuza kurwana. Ariko mu kurwana kwabo ntago bashaka kuza kurwana barwana nk'abari muri SADC, barashaka kuza nk'abamiliseneri ku giti cyabo. Urumva ubwo niba iki gihugu cy'Ububiligi, South Africa ndetse na Angola bagiye kuza, urumva ni urugamba rugiye kuba rukomeye. Rero bari kugenda bideployinga mu bice bigiye bitandukanye, aho ubu tuvugana na hano muri Ibeni naho ngo hamaze kugera ingabo z'Ababiligi nizo zirimo kuvuga. Ariko ubwo nizo ngabo za South Africa ndetse n'izi ngabo za Angola nabo birashoboka ko bari buhadeploying cyangwa se ari bujyanwe mu ibyo bice, nabyo birashoboka. Reka dukomeze tubikurikire, ariko nabyo birashoboka. Ibi rero bikaba ari ibimenyetso bigaragaza ko urugamba rushobora kuba rugiye gukara, kuko nta n'ubundi buryo bushoboka. Icyo kuvuga ngo inzira y'ibiganiro, my friend, inzira y'ibiganiro yo ndayibona nkabona itashoboka. Inzira y'ibiganiro ntago yashoboka rwose kuri M23 kugira ngo nibura idonke ibiganiro ntacyo byabagezaho. Ibiganiro bishoboka nuko bavuga bati M23 ibyo usaba byose turabyemera, ariko hari ingingo zimwe na zimwe mu by'ukuri Gisekedi adashaka kumva. Ariyo mpamvu ndi kubabwira ni kugira ngo M23 bigerweho ibigereho, nuko hagomba kubaho uburyo bw'intambara bwonyine nibwo bugomba kubaho. Noneho rero Gisekedi nawe yararebye abona hari ntibyashoboka, arimo aravuga ati niyo mpamvu akomeje kumva agenda avuga ati uko byaba kose twe tuzakoresha inzira y'intambara. Kandi buri munsi baramukubita, niko bagenda bamuhirika bavana mu duce tumwe bashyira mu tundi, ariko nyine aracyavuga ati twe tugomba kugira ute kurwana. Ariyo mpamvu ufata igihe ahubwo kugira ngo ategure ibyo biganiro, mukumva arimo arashakisha ubufasha nko muri icyo gihe cya CSRF. So izi ngabo rero ngo zamaze kugera hariya nk'uko amakuru arimo kugenda tugeraho, birimo kuvuga rwose, biri no kwemezwa ko zamaze kwagereza ingabo z'Ababiligi zigera kuri 300, zamaze kugera already Kindu, aho ziteguye gutangira guhita zinjira hano muri Warikare. Gusa M23 nayo hano muri Warikare iracyahari, ndetse iryamiye amajanja rwose, iriteguye
ingabo za Kongo ntazikiri hano za FARDC n'abambari bazo nta bari muri Warikare barahunze bariyo zakinira kwikusanyiriza no ibitero byabo bigiye kuzajya bituruka ibibuga by'indege yabo ikibuga cya Kigoma ndetse n'ibindi byose biri hano muri Warikare muri aka gace na Warikare centre M23 yarabifashe cyangwa se niyo iri kubikontorora nubwo suko ndetse na drone bohereza zikaza zikahasheringa ubwo rero mwitegure ko urugamba rugiye kunihira urugamba rugiye gukomera urugamba ahantu rugiye gukomera muri make reka twinyarukiro twigire hano mu by'ukuri ahantu bitazakatana na ahantu ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye cyane ni imirwano twanagarutseho mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo kibanziriza iki urimo urareba twabigarutseho iyi mirwano ikaba yarabereye za Katana ariko ni Wazalendo bateye baturutse ahantu bita ngo muri ya parike bita Kahuzi Biega ngira ngo iyi parike murayizi ni parike n'ubundi ibarizwamo n'ubundi za nyamaswa rwose zikunda gusurwa bakubwira ko ngo izi Wazalendo zaturutse muri Warikare ziturutse kiyo za Butembo ngo bari bamaze ngo mu rugendo igihe kingana n'ibyumweru 2 baza bacano muri Kahuzi Biega M23 bitewe nuko hano hantu ntabwo yatekerezaga ko bashobora kuba baza kuhataka kuko urabona FARDC ibitero byo byinshi byari biri muri Sud Kivu iyo kwa twirwaneho ibindi bikaba hano nyine za ruguru ya Uvira ubwo urumva ni za Nyangezi ni za Kaziba naho ngo muri izo nkengero nta muntu wiyumvishaga ko bashobora kudoginga bagacano muri Kahuzi Biega muri parike bakaba baza kuhataka aha hantu so Wazalendo bariye fritaye baraza ku munsi w'ejo barataka nkuko amakuru abivuga nuko iyi Wazalendo bagize gutya rwose bitewe nuko bari baje ari benshi cyane ingabo za M23 hariya donc basaga nabo badahari hari kurindwa n'abapolisi abapolisi ngo bahise bahava Wazalendo none so kujyaho nabo barifotoza baza rwose kwifotoza ndabona Vincent arimo gukomanga Vincent waramutse neza waramutse yes naburaga n'ubundi nk'iminota nk'inge ngo hamagare ihangane ndaje ngushire ku murongo abizi buri ufite breaking news nyinshi cyane rwose nibyo navuga rero hano muri Warikare ntabwo M23 ahangaho yumvishaga ko bashobora kuza ariyo mpamvu M23 yari yafashe yari yagufata icyitwa abapolisi abaribo ishira muri biriya bice ariko finally byaje kurangira zangabo za Wazalendo zije ari nyinshi cyane biza gutuma M23 bite nuko itari hari abapolisi nyine umva polisi ntago bo bajya mu rugamba cyabo no kureba abaturage gucunga abaturage n'ibintu byabo so abapolisi ro bahise bahava bagerageje kwirwanaho biranga niyo masasu mwumvaga ku munsi w'ejo n'abasirikare bake bari bahasigaye bagerageje kwirwanaho ariko Wazalendo bari baje ari uruhererekana cyangwa se ari benshi cyane biza gutuma M23 ngo isa n'isubiye inyuma ku munsi w'ejo abantu niba hari abantu mu magroupe y'Abazalendo cyangwa se mukurikirana ibinyamakuru byandika biherereye cyangwa se bogamiye kuri leta mwabonye ko byari biri gutangaza ko ngo Wazalendo bisubije Katana ngo bamaze kwisubiza agace ka Katana muri iki gitondo rero umuriro ubu urimo uraka umuriro ubyutse waka urede ubwo mbinjije muri preza cyangwa se muri nonaha umuriro urimo uraka M23 yabyutse ibacana umuriro kugira ngo iyi Wazalendo ibakure muri aka gace ka Katana ndetse ubu tuvugana mu masaha make rwose ushobora kumva ngo babarengeje ni Kahuzi Biega cyangwa se iyi parike bamaze kuyibakuramo impamvu bishoboka cyane nuko rwose nubundi aba ntago barusha M23 kuba mu mashyamba n'uburyo ki na strategy wakoresha uri kurwana mu mashyamba niyo mpamvu navuga nti igihe cyabo nubundi uko byaba kose ntabwo bashobora kuba bagira icyo bakora kuri M23 bo ibya Katana turaza gukomeza tubibabwira gusa ayo mafoto bahifatiye ku munsi w'ejo bahifotoreje arabakoraho kuko amasasa ameze no bababyukiyemo bari kubaho makuru
ahantu rero bita ngo ni za Ituri ahangaha iyitwa Kodeko ndetse na ADF naro bakomeje kugenda bakora ubwicanyi bukomeye cyane. Amavideo urebye amavideo y'ubwicanyi izi nyeshyamba zikora muri biriya bice wahita wibaza uti ese buriya nka leta irimo irwanira abande niba hari imitwe ishobora kwica abaturage ibigenje gutya nawe muri make bikagucanga. Gusa amakuru mfite atariho ivumbi nuko ahangaha hari umugabo bita Toma Rubanga yarasanzwe afite nawe icyama cyangwa se umutwe nawe afite umutwe witwaje intwaro yamaze kwidekara avuga ko ngo bitewe nuko ngo abaturage ba hano muri Kisa hano za Ituri barimo kugenda bapfa ku bwinshi iyi mitwe yitwaje intwaro irimo kugenda yica abaturage hano muri Ituri ubwoko bwa hariya nyine bw'abaturage hariya muri Ituri igihugu amahanga cyangwa se ikisha sakabarebera ntagire icyo bakora. Uyu mugabo byatumye arakara kugeza ubwo yamaze kwemeza ko nawe agiye kwihuza na AFC M23 hanyuma none ngo bagakomezanya gukora izi operation. Muri make arashaka kwihuza na AFC kugira ngo imufashe abone imbaraga none abone uko nabatangira kwivuna iyi mitwe ya Kodeko ndetse na ADF naro ikomeje kugenda yivugana abaturage batari bake abaturage batari bake hano muri iyi teritwari cyangwa se hano muri Ituri. Nguko rero uko ibintu bimeze, nguko uko ibintu byifashe muri update cyangwa se muri amakuru muri iki gitondo muri izi access zigiye zitandukanye. Gusa mwibuka ko narimbabwiye ko na hano Ibeni naho hamaze kugera ingabo z'Ababirigi. Amakuru akavuga ko ngo na Wazalendo hari abakusanyitse ndetse ngo bamaze guhabwa ya miti ituma baraswa ngo amasasu ntabafate ngagahinduka mayi. Rero ngo bamaze kwikusanya baravuga ko uko byaba kose bashaka gukura M23 mu bice bigiye bitandukanye hano muri teritwari ya Rubero. Byangombwa ngo bakagera za Harimbongo bakamanuka bakagaruka za Kanyabayonga ngo nk'akabonge bakayisubiza inyuma ndetse bagatangira gutegura nuko bagomba kuba batangira no kwataka hano iyi Rucuro. Ngayo nguko ndabona umutaramu Vincent reka banza ducishirizeho publicité gato noneho ubundi duhite tuza twakira Vincent mu by'ukuri twinjira muri aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mubiri muzima kwivuza bisaba gushishoza roho nzima itura mu mubiri muzima kwivuza bisaba gushishoza tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Rent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990575. Yes, tukaba tugarutse rero nyuma ya publicité cyangwa se nyuma yo kwamamaza tukaba tugarutse rero turi kumwe na Vincent ku murongo wa telefone. Ngira ngo mwebonye ko yahoze akomanga icyo bisobanuro nuko hari amakuru ari update cyangwa se ari breaking news yazindukanye nawe muri iki gitondo cyo ku munsi wo kwa gatatu ku itariki 26. Vincent reka nongere nkufurize igitondo cyiza. Nanjye ndakikwifurije Saita. Yes, ndagira ngo rero none sasa tumanuke mu makuru mu buryo burambuye. Ndabona already nyuma y'igihe kitari gito tubivuga tuti M23 abaturage barimo kugenda bavuga ko ibijyanye n'amafaranga ari ikibazo. Kera kabaye rero M23 yamaze
ngo gufungura cyangwa se AFC bamaze gushyiraho banki nyuma y'uko abaturage bamaze iminsi bafite ikibazo cy'imbogamizi mu bigendanye n'amafaranga. nibyo nk'uko bivuga AFC makumyabiri nyuma y'uko abaturage bagaragaje imbogamizi zo kubitsa ndetse no kuguza, kubona amafaranga mu bigo by'imari, kubona amafaranga mu mabanki kubera ko guverinoma yacisha so yabifunze. AFC makumyabiri yafashe umwanzuro wo gusubiza ibita akadeko rero kongeye gukora yasubiyeho, ariko ntitwavuga ko yasubiyeho yari isanzwe iriho kubera yuko ubusanzwe n'ikigo cy'imari iciriritse gishinzwe kubitsa no kugurizanya, kubera ko icyari kiriho urumva ko cyafunzwe na banki nkuru y'igihugu cya Kongo. Iyi banki akadeko nanayigezeho hano Igoma, ntabwo ari kure cyane, ni hafi rwose, nta nubwo ari kure cyane, ni utaragera rwose kure, utaranagera hari si hafi se no mu Birera ahubwo. Ntabwo ari banki tukura, ahubwo ni ikigo cy'imari gikora nka banki. Ni ikigo cy'imari gikora nka banki ko kibitsa kikanaguriza abantu. Ubwire mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ntabwo twavuga ko ifunguwe nyirizina, ahubwo twabona ko ari ishyashya itanzwe kubera ko banki nkuru ya Kongo yari yayihagaritse kubera yuko iki gice itagikontorora. Icyakozwe rero AFC makumyabiri yagizeho abayobozi bashyashya ndetse ishyiraho inama y'ubutegetsi bwayo. Twabanza tukabwira abaduteze yombi abayobozi bashyizweho ndetse tukaza no kugera ku nama y'ubutegetsi bwayo. Twagiye rero sasa. Uwagizwe umuyobozi mukuru wayo rero Directeur General yitwa Monsieur Java Dusabe Sangano. Wagizwe umuyobozi mukuru wungirije yitwa Monsieur Sumbu Kasongo Yves. Akaba ari umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibibazo by'ubukungu ndetse n'imari. Wagizwe umuyobozi mukuru wungirije wa kabiri ni Katembo Kanyihata, umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibibazo by'ubutegetsi ndetse n'amategeko. Akaba ari icyemezo cyemejwe cyasinywe na Bertrand Bisimwa, akemezwa na Corneille Nangaa Berua, ndetse hakaba hashyizweho n'abagize inama y'ubutegetsi. Inama y'ubutegetsi bakaba ari abayigize ari Berio Kimburugu, Monsieur Goberi Amani Kabasha, Madamu Dudu Kikaheru Yileru ndetse na Samuel Nsabimana. Icyemezo nacyo cyasinywe na Bertrand Bisimwa, cyemezwa na Corneille Nangaa Berua. Ibi rero bibaye nyuma y'uko abaturage bavuga yuko nta buryo bwo kubitsa amafaranga, nta buryo no kubona inguzanyo ndetse no kugera ku mabanki. Nibaza rero uburyo kino kigo kiri buze gukora mu gihe banki nkuru y'igihugu itacyemera, mu gihe amategeko ya Kongo afata kino gice nk'igice kigumuye ku butegetsi busanzwe bwemewe n'itegeko nshinga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo bavuga yuko bagifunguye bifashishije itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakagira n'andi mategeko berekana, ariko nubwo babivuga gutya, ntabwo iki kigo cy'imari cyashyizweho cyizewe mu buryo amafaranga yaba arimo banki nkuru y'igihugu yaba yasira. Kubera ko kugira ngo ikigo cy'imari cyimbitse cyangwa gikora nka banki kibeho, nuko banki nkuru y'igihugu ibitemera kugira ngo amasiranse abe yabasha kuba yabaha ubwishingizi mu gihe haboneka inkongi y'umuriro, ayo mafaranga abaturage bashyizemo abe yabasha kwishyurwa. Mu gihe icyo kigo cyakibwa, amafaranga yaba arimo abe yabasha kwishyurwa, ndetse icyo kigo nacyo kiba cyafata n'inguzanyo muri banki, kubera ko ari amafaranga gifite cyazigamye kandi yemerwa na banki nkuru y'igihugu. Hano rero haribazwa uburyo kino kigo kizakora, niba itazagenda nabi abaturage bakaba bashyiramo amafaranga bakaba bayabura. Ibi ngibi ni ibintu byaje bigaragara mu Rwanda mu myaka ya 2000 kugera muri za 2007, aho ibigo by'imari byashingwaga cyangwa bikora nk'amabanki
byashingwa ariko banki nkuru y'igihugu ikaba itarabyemera ababiyobora bakiba ya mafaranga bakiba bakayatwara icyo gihe iyo bayatwaraga banki nkuru y'igihugu y'u Rwanda beneri ntabwo yishyuraga bari babishyizemo amafaranga kuko bari bagiye muri icyo kigo banki nkuru itarakemeje byaje n'ibi ngibi rero kwiyi katego birashoboka ko kubera banki nationale y'ikongo itayemera naho byaba ko aba bayobozi bakifatira amafaranga bakayitwarira abaturage bayabitsemo bakabirira mu myonga ikindi gishoboka nuko gashobora gukora nka kwa kundi n'ubundi bimina bikora kubera ko ni inyeshyamba cyangwa se nk'inyeshyamba kuko ubutegetsi bwa Kongo niko buvuga bigakora n'ibimina bisanzwe noneho nk'uko n'ubundi baba bari mu ishyamba bakajya bakusanya amafaranga bakayabika bakongera bakayabikura birashoboka kikaba cyakora noneho igihe bazaganira na leta yabo nyuma bakaba bakumvikana bamara kumvikana banki noneho y'igihugu ikaba yabemerera ko bakora mu buryo bwemewe n'amategeko noneho mu gihe baba baratunze neza amafaranga y'abaturage bakaba basubira muri sisiteme nk'ibisanzwe ariko muri iyi minsi abaturage kubyumva bizagorana nubwo AS-M23 izashyiramo imbaraga bizagenda bigira intege nkeya kubera ko banki nkuru y'igihugu itabyakira ntawe ibyemera cyangwa ibindi bigo by'imari kugira ngo bibe byabaye inguzanyo bibe byagorana ndumva rwose ibintu bitoroshye gusa ariko ni ibintu byiza cyane twavuga n'ubwo wenda bisa naho bitarimwo sapoti ya banki y'igihugu ariko urumva ko twavuga ko ari igikorwa cyiza ni igikorwa cyiza niba abayobozi bashyirwaho bazanyangamugayo n'ibiba amafaranga y'abaturage cyangwa bahawe inguzanyo ngo bahite bayacikana kubera ko uburyo bwo kuba bazatanga ingwate ni uko bazatanga ingwate ariko ejo cyangwa ejo bundi ahise wasanga ihindutse igiye ku butegetsi bwa Kinshasa ugasanga kugira ngo abo bafashe inguzanyo babe bakishyura bibe byagorana kubera ko twagiye tubona ko rimwe na rimwe ibigo nk'ibi ngibi bitanga inguzanyo bigatanga inguzanyo nyinshi irenze agaciro k'ingwate abantu batanze kubera ruswa bikaba byagorana mu gihe ibyo kwishyuza kuko waje gutezana cyamunara ibyo batanze n'ingwate ugasanga ka gaciro k'amafaranga bahawe ntibivamo kubera ruswa kuko baba babonye ko nta wundi muntu uri buze kubikontorora uri hejuru bikarangira bo biririye ruswa bagatanga inguzanyo nyinshi zirenze kuba ingwate batanze byavamo ibirenga abayobozi ba AS-M23 ndetse n'ubuyobozi niba bugiyeho niba uzabasha kubishyira mu bikorwa mu buryo bwiza bukorera mu nyungu z'abanyagihugu byazaba byiza ko iki kigo cyazagera kigakomera nk'uko cyari gisanzwe gikomeye nubwo bari mu bihe by'intambara kujera amafaranga biba bigoranye ariko birashoboka ko Halo yego Vincent twakomeza wari ukitubwira intumwa ya Amerika intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari iherutse kuza ijya mu gihugu cy'u Burundi ijya muri Kongo ndetse no mu Rwanda ikaba yitwa Ron Jackson yagize icyo atangaza rero yabonye kuko yabonanye n'inteko ishinga amategeko ya Amerika agira icyo abatangariza avuga yuko adatekereza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guverinoma yabo ko hari intege ifite zo kuba yakaka M23 agace babanse ivuga yuko uburasirazuba bwa Kongo bufatwa nk'aho butayobowe na Kinshasa kandi ko ari byo koko ko AS-M23 yahafashe ikaba ari yakontorora agasobanura buryo cyageze Kinshasa
uburyo yageze i Kampala, uburyo yageze i Bujumbura ndetse n'i Kigali. Abwira abanyamerika ko atekereza ko rero Kinshasa idafite ubushobozi bwo nabuse bwo kugira ijambo mu bice M23 yafashe. Avuga ko yaba Uganda, yaba Burundi, yaba u Rwanda ko bose bakura mu buye agaciro mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo kandi ko nta witeze kuba yabibuzwa cyangwa yabirika. Nta wahagarika. Avuga ko M23. Halo. Halo. Lala. Rebe. Aha, marezo gahunda rwose ya network. Urumva ariko Yego Vincent, network yaribaye mbi, watubwiraga ko ngo yavuze ko yaba u Rwanda, yaba igihugu cy'u Burundi, yaba na Uganda bose ngo bakora amabuye y'agaciro muri Kongo. Niho warugeze? Niko yavuze, aravuga ati kandi nta witeguye kubibabuza kandi nabo ubwabo ntabwo biteguye kubireka. Aravuga ati rero rwose ikibazo cya M23 urebye M23 yafashwa n'u Rwanda, itafashwa n'u Rwanda, atahigeze nta muntu ushobora kuba yayinyeganyeza. Ati u Rwanda rwayifasha cyangwa rutayifashije. Imbaraga zifatika ku buryo ubutegetsi bwa Kinshasa budashobora kugira icyo buyitwara. Ati kuko ingabo za FARDC ati ntabwo zishobora kugaba ibitero kuri M23 ngo ziyitsinde. Ati kandi kugira ngo zibishobore nabyo biragoye. Ati kuko n'ababigerageje rimwe na rimwe birangira batabishoboye. Ati ahubwo bakiyunga kuri FARDC, bakiyunga kuri AM23. Ati bishoboka rero n'ukubona kubona tuzoza bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twakomeza kugenzurwa na M23. Atekereza rero ko iki kibazo akinzaho cyakomotse, ati cyakomotse mu byerekeranye no guca imipaka. Ati abaturage bari mwakara gaca benshi ubutegetsi bwa Kinshasa ubabona nk'abantu batari abakongomani. Ati ni ibintu bita amateka maremare bihera mu gihe cyo gukata imipaka. Ati cyari igice cy'u Rwanda kijya kuri Kongo, atari abakongomani banga kwemera abaturage nk'abakongomani. Atari ko Uganda igice cyari cy'u Rwanda cyagiye kuri Uganda. Ati abo baturage bo baremewe bemerwa nk'abagande. Atari ko bitarabaye kuri Kongo. Ati Kongo rero yanze kubemera, ni nayo mpamvu ikomeza guteza ibibazo kugera iyi saha. Ariko njye ndatunguwe n'uburyo nageze Kinshasa nkabona ruswa yakomeje kubibara, yakomeje kwiyongera ugereranyije no kugihe cya Joseph Kabila. Ati ibibazo nabonye by'imiyoborere biri muri iki gihugu ndetse na ruswa yakomeje kuba ikibazo cyane. Ati mbona rero ibi bibazo biri muri Kongo byaba iby'imiyoborere byaba iby'umutekano. Ati gukemuka ari uko abantu bicara bakabiganiraho kandi bakafata ibyemezo bifatika. Ati yaba Perezida Paul Kagame yaba Tshisekedi bakareka ubwabo kuba batekerezaho cyane, bagatekereza ku nyungu z'ibihugu byabo n'abaturage babo. Ati ba ubwabo bafashe ibyemezo bifatika. Ati byatuma umutekano w'ibihugu uboneka. Yabigarukagaho yabibwira bagenzi be mu nteko ishinga amategeko, ahaganiriza buryo ki ibibazo yabibonye nuko abona igihugu kimeze n'uburyo M23 agace yafashe kameze, nuko abona iherezo ryako rizagenda. Numva ibintu bitoroshye rwose. Noneho uyu we yaje aca impaka, yaje ari guca impaka. Bitandukanye n'abandi bazaga bavuye mu bihugu bya Amerika cyangwa mu Burayi. Kuko hagaragaza ko uburasirazuba bwa Kongo ari ahantu heza hacukurwa mu y'agaciro. Abantu batandukanye bakaba bahashora amafaranga muri ubwo bucukuzi, abanyamahanga, abanyekongo, mu gihe haba hatekanye. Mu gihe abandi bo bazaga bagaragaza ko abanyamurenge, abakongomani bavuga ikinyarwanda ndetse n'abandi ari abantu batari abakongomani kandi badakwiye kuba abakongomani, kandi ko nta mpamvu bafite barwanira. Ubona rero atandukanye nabo kuko we yagaragaje ibyo yabonye kandi agaragaza n'uko abona byagakwiye kuba bikemuka. Aha, ibyo rero rwose urumva ko ari inkuru twavuga ngo nayo imeze neza cyane, cyangwa se isa naho n'ubundi irimo iravugira M23 AFC.
nabyo ni kimwe mu bigaragaza icyo AFC makumyabiri na gatatu irwanira, niba uyu mugabo yerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa budafite ubushobozi bwo kuyobora iki gice, budafite ubushobozi bw'umuyoborere mu bindi bisanzwe, ndetse harangwa na ruswa. Nacyo ni ikintu kibi kigaragaza ubutegetsi bwa Kinshasa ko AFC makumyabiri na gatatu mu gihe yabasha guhindura iyo miyoborere, akaba imiyoborere myiza abaturage bishimira, ikaba imiyoborere itarangwa na ruswa, ko abaturage babona amahoro n'umutekano birambye. Mu yandi makuru avyutse avugwa na yahe? Nuko ejo twavugaga yuko agace ka Katana kafashwe n'inyeshyamba za Wazalendo, ariko M23 yaje gutangaza yuko ari gakontorora. Ejo byaravuzwe, turavuga turaza kubibyemeza ariko tubonye inkuru nyamukuru idafite ibogamije, kuko abari ku ruhande rwa leta batangaza ko Wazalendo niyo ihafite, abari ku ruhande rwa M23 bagatangaza ko Wazalendo yaje kubitwa icuro ikahakwa. Ariko muri iki gitondo twabonye ibinyamakuru byegamiye kuri leta. Oya, ahubwo ngeraho ko habyukiye n'imirwano n'ubu ngubu bari mu mirwano, kuko amakuru avuyeyo arambwira ko ngo n'ubundi kuko ngejo Wazalendo barahageze bahafatira yewe n'amafoto, ariko ngo muri iki gitondo yo 23 ibyutse birukaho. Kandi ko ibinyamakuru byegamiye kuri leta byatangaje ko M23 yongeye kwigarurira kano gace ka Katana centre, nyuma yuko irwanije Wazalendo ikahava igasubira muri parike ya Kahuzi-Biega ubundi yari iri. Biravuga yuko rero M23 iri kugenzura kano gace mwaya masaha rwose, niko amakuru avuga, kandi aratangazwa n'ibinyamakuru byegamiye kuri leta, kandi byari byabanje gutangazwa yuko Wazalendo ihari. Aya makuru nayo kwizerwa. Imitwe itwaje intwaro nayo nk'uko ikomeza kuba ihari, n'ubundi ikomeza kubuza abaturage ba Kongo ubuzima, nk'ubu umutwe bita Mugondo wacyamiranye na FARDC ejo hashize, abaturage bagera mu 10 harimo abasivile ndetse n'abasirikare. Uyu mutwe urabuzi ko wakunze kuvugwa ko ushyigikiwe na Joseph Kabila, ariko akabishingwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko Joseph Kabila akabihakana yuko nta mitwe yitwaje intwaro atera inkunga. Uyu mutwe rero byagaragaye ko waguye mu ntambara rwari na FARDC, haguyemo abaturage. Ikindi kivugwa cyane mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu majyepfo yayo n'ahandi, nuko hari ibice bitandukanye bishaka kwigumura kuri Repubulika ya Kongo bikigenga. Urabizi yuko ejo twari twabonye agace ka Katanga, ubu ngubu agace ka Ituri nako gashaka kwigenga. Ituri nayo irashaka kwigenga, bikozwe na Thomas Rubanga. Urabizi yuko uyu yahoze ari inyeshyamba, aza gufungwa mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho urukiko mpanabyaha rwashyizweho nyine kugira ngo rujye ruhana abantu bakora ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu ndetse n'ibyaha bya jenoside. Akaba yarafunzwe imyaka 14 atumva ko umutwe witwaje intwaro yashinze washyize abana mu gisirikare, aza gufungurwa muri 2020. Agifungurwa atangira gukorana neza na Tshisekedi, ariko mu minsi ishize yashinze umutwe witwa CRP ushingirwa mu Bugande. Ubu ngubu rero biravugwa ko nawe ashaka ko kano gace ka Ituri kigenga. Ubwo bize kuba nk'uko Kasai nabo abakasaye babyifuza, abantu bo muri Katanga babyifuza, ndetse n'uko nabona Nord Kivu na Sud Kivu AFC 23 nayo byifuza. Wabireba rero ukabona ko Tshisekedi mu by'ukuri ageramiwe, ubutegetsi bwe bugeramiwe cyane, niba ibice bitandukanye biri gushaka kwigenga, ko ari ikibazo gikomeye ku butegetsi bwe kuba yangangiza ino manda bigoranye. Ibi ngibi byo kwigenga rero byagiye bigaragazwa kenshi. Igitekerezo cyavutse kera muri za 61, aho abantu batandukanye babyerekanaga ko bati Kongo ni nini, kugira igire umutekano nuko hakwiye kubaho ibice bimwe bikigenga, hakabaho federalisme. Noneho ibyo bice byakwigenga niho byayoborwa neza. Ibi byigeze binagaragazwa n'umwe mu bagizwe abahuza mu bihe bitandukanye mu bibazo bya Kongo,
kandi n'ubu akaba yarongeye kugirwa umuhuza na Sadek ari we Olusegun Obasanjo. Yigeze avuga yuko rwose kugira ngo igihugu kigire umutekano n'amahoro arambye habaho ibice bimwe na bimwe bigenda byigenga nk'uko muri Nigeria bimeze. Ukabona rero bano bantu bashaka ko ibice byigenga nabo bakura igitekerezo k'uyu mugabo, cyane ko ubona intambara zagiye zikomeza kuboneka mu bice bitandukanye mu bihe bitandukanye. Bikavuga yuko rero Thomas Rubanga yatangarije ikinyamakuru cy'Abafaransa ko adashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa kuko bamubazaga niba ashinzwe n'umutwe kugira ngo ajye muri guverinoma nshyashya igiye gushingwa. Avuga yuko adashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa kandi ko adashyigikiye AFC mu 23 ko ashaka kano gace kigenga mu buryo bwiwe kubera ko abona ubutegetsi bwa Kinshasa burangwa na ruswa, kunyereza umutungo wa leta, amakimbirane ashingiye ku moko ndetse n'ibindi byinshi. Yes, hanyuma se tugarutse gato cyane ku ngabo z'Ababiligi zikomeje kuvugwaho kuba zirimo kugenda ngo noneho already ngo bamaze kudeployinga hano n'ubundi hano muri ikintu rwose ngo bamaze kuhagera ngo ingabo zigera muri 300. Iki kintu kandi nibutsa abantu ko ari n'ikigo cya gisirikare aho ndetse Ububirigi buherutse no gutanga amayero agera ku 50,000 byo kugira ngo gikomeze nyine ngo donc bakiyubake bahubake neza. Ese buriya ikigaragara ahubwo amafaranga ntibayatanga kugira ngo babategurire aho bazaza abisanga cyangwa se bagire ibintu banoza izi ngabo zabo zizaza zisanga bimeze neza? Ntabwo ari uko yaba kugira ngo bategure aho bazaza bajya, kubera ko umubano w'Ububirigi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umubano umaze imyaka irenga 200. Ni umubano umaze igihe kinini guhera mu bukoroni kugera iyi saha nta bantu babanye neza nka Sherifusu. None rero hajemo ibibazo by'umutekano, umuntu Ububirigi bushaka gufata kino gihugu nk'aho ari ubutaka bwabo nk'uko na kera byari bimeze, ko umwami w'Ububirigi yarafashe Kongo nk'ubutaka bwiwe bwite. Aha rero ikindi babanje batanga amafaranga kugira ngo basane ibikorwa remezo bya kino kigo bacyagure, ariko bari banazi yuko iherezo bazanaza kwari kugira ngo basange hasa neza. Ntabwo bari bazi yuko bazaza kuko ubundi barahasanzwe, ariko ntabwo bari bahasanzwe nk'abasirikare, ntabwo basirikare babo bari basanzwe hariya. Ntabwo Kongo Ababiligi bajemo none b'abasirikare kuva mu 1900 kugera iyi saha Kongo Ababiligi bafata nk'igihugu cyabo. Ubwo rero weho ushatse kutubwira ko n'ubundi ingabo z'Ababiligi zari zisanzwe zirimo hara muri Kongo? Muri Kongo zisanzwemo, ahubwo nuko itangiwe kuvuga ubu kubera ko nta gihe Kongo itigeze igira abacancuro. Kuva Kongo yakitwa Kongo ikitwa Zaire yagiraga abacancuro, yakitwa Kongo yagiraga abacancuro. Ahubwo impamvu ubu ngubu tubivuga ni uko itangazamakuru ryabaye byinshi bitangira kuvuga ku buryo abantu babimenya. Ubwo rero ikindi ushatse kugaragaza nuko buri ubwo rero no mu mirwano kuva ubwo bishatse kuba ko babagamo rero muri urugamba bahanganye muri M23 mu buryo bwa tekinike. Ababiligi babagamo kuko babaga indege, babaga ibikoresho, babaga n'amafaranga yo gutegura igisirikare. Ibi ahubwo bitangiye kuvugwa nyuma y'uko hagaragaye umubano mubi hagati yabo ndetse n'u Rwanda, kuko Ububirigi noneho bwatangiye kugaragaza yuko u Rwanda nibwo rutera Kongo. Abariho abantu noneho batangira kuvuga ko Ububirigi buri kugaragara muri iyi ntambara, ariko Ububirigi bwahoze muri Kongo kera kugera n'iyi saha. Ahubwo impamvu bigaragara ubu cyane nuko itangazamakuru ritangiye kubivuga, ni nuko wavuga ngo ku 1997 ikibazo cy'abanyamurenge kitavugwaga. Impamvu cyavugwaga ni uko itangazamakuru ryari ritaratera imbere ku buryo bigaragara. Aba rero bavugwa 300 cyangwa 500 bari muri Kindu ni abaje gutanga umusado kugira ngo bahugure ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku byerekeranye no gukoresha intwaro baherutse kubara. N'abamiliseneri akariko baje ko n'abamiliseneri baje ngo kwigisha ngo FARDC nguko igomba kurwana. Mercenary yo si ikintu gishya muri Kongo nk'uko nabivuze. Muri 1961 Olusegun Obasanjo yaje nk'umumercenary
ku ntambara ya Murere, ni byinshi cyane ku ntambara ya Karamu. Icyo gihe cyose hazaga abamisioneri. Impamvu iyi turu rero bivugwa cyane n'itangazamakuru ribivuga cyane kurenza uko byavugwaga. Abamisioneri byo kuri Kongo si ikintu gishyashya, ni ikintu gisanzwe, ahubwo ikintu cyaba gishyashya ni uko byatanga umusaruro urenze byagiye bitanga mu bindi bihe byarangiye. Igihe cyose bazaga ubundi ntabwo bageraga ku ntego ibazanye, barazaga ariko ntibagire icyo bageraho bakagenda, haba ku ntambara ya Karamu, haba ku ntambara ya Murere. Icyo gihe cyose ntacyo byigeze bitanga, ndetse no kuri iyi ntambara cyakoze yenda muri 2012 na 2013 niho abamisioneri baba baragize icyo bakora, kuko babashije kwirukana M23 mu gace yari yafashe, ariko bitandukanye na 2025 kuko bananiwe kwirukana M23 ahubwo bo bamanika amaboko. Tutegereje kureba rero niba n'aba ngaba bakomeza kuza, baba Ababiligi, baba Abanyafurika y'Epfo bari gusinyana amasezerano adasanzwe, cyangwa Abarundi n'ubundi bakomeza gusinyana amasezerano, niba hari igihe kizazamo. Ndumva rwose ibintu bitoroshye n'aka na gato. Ntabwo ibintu byoroshye, ibintu birimo amahanga, ibintu birimo abanyagihugu baharanira uburenganzira bwabo, biba bikomeye nyine, kubera ko ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, ikintu kibuza abaturage ubuzima bishingiye ku mutekano ndetse na diplomasi nk'uko ubibona, biba bigomba gukomera. Vincent, rero sinzi niba hari indi nkuru nshya waba ufite, uko niba ntayo buriya nakurekura. Indi nkuru ni uko meya w'umujyi wa Paris yasabye polisi y'umujyi guhagarika igitaramo cy'umunyekongo cyari cyateguwe kuzaba ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane. Iki gitaramo kikaba cyaragaragajwe nk'igitaramo kizakorwa kigamije gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kubera yuko iyi tariki ni itariki yagenwe n'umuryango mpuzamahanga nk'itariki ku rwego rw'isi abantu bose bakwiye kwibuka amabi ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kugira ngo itazongera. Ariko abanyekongo bateguye uyu munsi, umuririmbyi waba bita Maître Gibson yateguye gukora igitaramo kuri uyu munsi, ari kubona ahishe ko ari uburyo bwo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, akavuga ko ari uburyo bwo gukusanya amafaranga ngo afasha abanyekongo bari mu kaga, ariko communauté rwandaise iba mu Faransa iza kwerekana ko ari umutaka wo kwitwikira ngo babashe gupfobya jenoside. Abantu batandukanye rero bari muri Ibuka ndetse n'abandi bagaragaza yuko iyi tariki byakwiye kuba hakurwaho iyi konseri, barandika barabisaba. Nyuma rero meya w'umujyi wa Paris kubyemera, yandikira polisi yisaba ko yahagarika iki gitaramo, kuko abona nta kindi kigamijwe ari gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, kandi uyu munsi wagenwe ko ari umunsi wo kwibuka iyi jenoside. Avuga yuko bitewe na tension iri hagati ya communauté rwandaise ndetse na communauté congolaise iri mu Bufaransa, ishobora kuzabangamira ituze rya rubanda. Iki gitaramo kiramutse kibaye uyu munsi bigateza umutekano muke, ko bikwiye kumburirwa mu kundi kwezi. Bikaba byakiriwe neza n'abanyarwanda bari mu Bufaransa ndetse n'abanyarwanda turi mu Rwanda no hirya no hino ku isi, ko iyi tariki yarushijeho guhabwa agaciro no kwimura ibikorwa nk'ibi byari bigamije gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Twirwaneho nayo ikomeje gutangaza ko abarwanyi bayo batarenze 2000 babashije kurwanya FARDC na FDL ndetse na Wazalendo, bakaba babasha gukontorora agace kose ka Minembwe bakoresheje abana babo birwanyeho mu buryo butari busanzwe. Ikindi ni uko umudepite w'umwongereza akomeje gutabariza abanyamurenge uburyo bitwa, uburyo batotezwa, akavuga yuko isi ikwiye kugira icyo ikora n'imiryango mpuzamahanga aba bantu bakarengerwa, kuko bakomeje guhura n'ibibazo bitandukanye kubera ubutegetsi bwabo butaberwa. Numva andi makuru twaza kuyategura mu yandi masaha. Murakoze. Asante sana. Yes, ngayo nguko rero yari Vincent ku murongo. Hanyuma ijwi Mutarama nyoherereje ravuga iki? Jambo bamuluko mkwae. Sasa tunafika kwa nyumba
tumefanya accident, motaka ametuangusha mara pili, telefoni zimevunjika, tunavunjika sijua na tumekuwa tu situation kwa mbaya sana huko sana kabisa. Tulitoka Kavumo na migulu, tukasema kai tutaenda tu directement na migulu juu tuliona tutaenda nao. Kisha tulimaliza Gudro, tunafika chini ngambo ya mosque, tukaona motari, kisha akatubeba kutubeba. Sasa tunafika hapa kulikuwa kwa jenga kama university, naanza kutana mamaiti munji kama ni woga. Sasa motari alikuwa nayo njoo ngira ngo ndimo ndumva uyu arimo aravuga ku bigendanye n'intambara yo hepfo rwose, aho ukumva aho bagiye banyura n'amaguru, ngira ngo abenshi murabyumva. Arimo aravuga kuri ya ntambara iri kuba cyangwa se yahoze iri gukubitira Wazalendo, turi gukubita Wazalendo iyo hepfo muri za Katana. Befasa kuteneka katuangusha kwanza pale, nimevunjika mkono hata na Sami naye. Kisha tunasogea mbele, tunataka karibia msantre, na tupa mfereji ya mai. Njoo kwa telefone ya Sami imevunjika hayo. Yangu na mimi pasuka mimi ngali natumika. Ya Sami njoo yenye imeharibika ikra hayoni. Hivi sasa tunapanda kunyumba, tuko hapa msantre ya kwenda kunyumba hapa ku Chibimbi. Njoo vile me huku hali vraiment inachafuka sana. Wale wasoda M23 njoo wenye wana ukipe banazunguruka maanke wale wa Nyarwanda wenyewe bako na munition sa vile njoo mwisho bako mingi sana maanke bile bisifika. Mimi wamba Mungu mwe tena kule marasa kushindia hata huku maanke ni fo sana hali yenye iko sasa huku maanke waligombana sa vile njoo mwisho. Zile mamaiti zenye tumetambukia ni za Wazalendo, haiko za M23. Tumetambukia mamaiti vraiment za kutosha mule munjie. Kama nyote zenye deséquilibré nani motari. Isa ile fait boga vile njoo iko na tupeleka na iko atuangusha. Mais vraiment hivi gisi biko huku na gisi binaona situation ikifika kule inaweza kuwa hatari. Omwe tena kule gisi tunaishi paraporo ya huku. Ngira ngo mwabyumvishe rero rwose kari kuvuga ko hari imirambo myinshi ya Wazalendo, nubwo yajyashiramo n'ubundi rwose bya bindi by'abakongomani ukumva ari gushiramo ngo n'ingabo z'u Rwanda ngo aminisiyo n'iki byose, ariko urumva ko aho ngaho rwose habaye isibaniro, habaye ikomba, habaye ikope, urugamba rumeze nabi, urugamba namagasa. Turakomeza kugenda dukurikirana iby'uru rugamba ruri kubera aha hantu, kuko nyine na n'ubu ngubu intambara ni intambara. M23 ikomeje kugenda ibirindagura rwose. Izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa zikomeje kugenda zigaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Gusa icyo namaze kubona nuko hari inkuru nziza yatangiye kugenda itanga kanyamuneza cyangwa se ibyishimo ku bashigikiye cyangwa se ku bakunzi ba M23, aho rero ubona rwose niba batangiye kugira gutya, M23 ikaba yatangiye gushyiraho uburyo bwo kubona amafaranga cyangwa se gufungura amabanke. Ibi ni ibimenyetso biri kugenda bigaragaza ko iyi Kivu ubutegetsi bw'Ikishasa bukomeje bugomba kugenda buyiva. Ibitero nk'ibi ngibi ntago byahita birangira, ariko ibi ni ibimenyetso simusiga bigaragaza ko iyi Kivu amajyaruguru ishobora kuba rwose igiye kuba ijya mu maboko mazima, ndetse n'iy'amajyepfo. Kivu amajyepfo n'iy'amajyaruguru. Hano rero muri Uvira naho cyangwa se hano muri axe ya Uvira naho hakomeje kudeployinga abasirikare benshi cyane. Turimo turagenda tugana ku musozo, reka tubabwire ko hano rwose bari kugenda ngo badeployinga ingabo nyinshi cyane. Izi ngabo rongo ziri kuba ziturutse ni ingabo z'abarundi ndetse na Wazalendo bitakwira bari hariya, bamaze kubona ibishoboka byose rwose ngo biteguye kurwana, ndetse ngo bakarwana umuhenerezo. Gusa ariko ku rundi ruhande, nubwo barimo kwitegura ibishoboka byose, amakuru aravuga ko rwose M23 ikomeje kugenda baca intege mu bice bigiye bitandukanye, aho bari gukubitwa kuri ya Nagushoto iburyo n'ibumoso, ndetse n'abaturage bamwe na bamwe
barimo baragenda bahunga hano muri Uvira bakavamo bamwe bakizira za Kamanyora abandi bakajya mu gihugu cy'u Burundi Burundi nabwo bukavuga buti ntabwo rwose tufite aho kubacumbikira bitewe n'ikibazo cy'amikoro cyangwa se cy'ubukene kiri hano mube musubire iwanyu donc ni nko kubirukana kugira ngo nubundi bajye aho izo ngabo ziri kurwanira kuko urumva bahavuye izo ngabo nazo nta kintu ziba ziri kugira gute ziba ziri kurwanira so nguko rero turaza kugaruka rero mu yandi masa ari imbere ubwo ndagushimiye wowe twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera kuri uyu munota wa nyuma ngushishikariza rero niba ari ubwa mbere ukurikiye uyu muyoboro gukanda kuri subscribe ukandi no kunzogera kugira ngo inkuru zizajye zikugeraho mu bimbere hanyuma rero ku rundi ruhande nawe wabikoze wibuke gukora like ndetse na share murakoze cyane turabakunda ciao